Yagusuhuje wowe ubana natwe urabibona rero bagize gutya bangeza ahantu mu ishyamba mu mwanya mutoya batangiye kumbwira ko ahantu mperereye ngo ari i Kigali birancanga turagenda turazamuka mbona ibiti byinshi cyane ahantu mu ishyamba rwose ariko bakambwira bataha Nyamarure ni i Kigali nkayoberwa turagenda noneho ubwo ngubwo uko dukomeza kugenda ariko tugenda dusa nk'abasohoka mwa rya shyamba twaragiye rero tugeze hano ubwo ngubwo ntangira kubona ibintu by'ibiti bitsitse bimeze neza ngiye kubona mbona hantu koko ni impande y'ahantu hatuye n'abantu b'abakire ahubwo ndebye neza nsanga ni abantu b'abakire ariko baturanye n'ibiti byakoze ishyamba rinini cyane ndetse abenshi ngo bakaba banahakundira yuko ngo ari ahantu ngo hegereye ngo ibiti ngo baba bahumeka umwuka mwiza. Ubwo turakomeza ariko wenda mbona ibiri aha ngaha ntibirenze ndavana se undi ndabyemezwa n'iki koko ko hatuye n'abandi. Turakomeza turazamuka ariko tugenda duca impande ya rya shyamba ariko ngenda nigitegereza nkabona ni ishyamba ryiza bateye ni iriterano kuko ibyo ari byose ntabwo iri ngiri ari rimwe bita ngo ni irya kimeza, ni ishyamba ryatewe. Turakomeza ubwo ngubwo noneho tugeze hano ngaha turongera twinjira mu ishyamba turongera turyinjiramo turazamuka ariko ryo nkagenda ndeba hakurya ku mpande yacu mbona amazu meza ndabantu uzi ko abantu b'abakire b'inaha bituriye hafi y'ishyamba neza mu biti ndabantu ubu ngubu nyine niko nabo biba byarabanejeje bahita batereka tujye kwiturira mu biti. Ubwo twarakomeje rero turatembera turazamuka tugeze hano nitegereza ukuntu ibi biti bimeze mbona ni ibiti byiza cyane mbona ni ahantu umuntu yaza akanaruhukira dore ko ari ahantu nta rusaku ruba ruhari uretse kumva inyoni zivuga gusa. Kumva inyoni zivugira muri ibi biti nta rundi rusaku rw'ibindi bintu ruba ruhari nk'amamodoka cyangwa se ibindi bintu biba bibombogotana bisakuza. Rero twarakomeje turaritembe turagenda turicamo ariko imbere ngenda mbona ahantu hashobora kuba naho hatuye abantu turazamuka ariko turisohokamo tugenda buhoro noneho twageze hano mbona moto iparitse mu ishyamba uko mutayibonye buriri hariya hepfo nitegereje mbona ni abantu barimo hepfo hariya mva barimo barasengeramo noneho ndavuga ubwo nabo nyine baba baje gusenga Imana bayisingiza yuko yabagejeje i Kigali ahari. Ubwo turakomeza cyangwa se wenda yuko yabarekeye i Kigali bakaba bakiri kuba mu mujyi wa Kigali. Turakomeza ya shyamba noneho urabona ko hano tugiye kuhita turivamo tugeze ahantu tugiye kuhita turivamo uraribona neza ko twatangiye kugera ahantu ubona ko abantu ho bahegerera na hari n'akazuba kari gusa nkaho karenga hari nko mu masaa 10 gutyo. Noneho dusohokamo mbonye abantu hano imbere mbonye abantu abandi bakereka ngende noneho mbaco nsanga ni abantu bari barimo batunganya umuhanda ko hano n'ubundi hegereye rino shyamba ni umuhanda ugabanya rino shyamba n'amazu yabo bakire batuye hano kuko hatuye abakire ntuhabone ngo nuko hari ishyamba hituriye abakire ntiwanayimenya ko ari bo batuye hano. Nsanga barimo bararinganiza umuhanda bawukora neza bashyiramo laterite mbona n'uduti twahabegereye baradukonze batugize neza ba bantu batuye mu magorofa bitamvuga ko bya bintu burya bikaze burya ba bantu nubwo bituriye hafi y'ishyamba ariko hatuye abantu b'abakire koko. Ubwo turakomeza turazamuka tuca impande y'aya mazu n'iri shyamba hagati y'amazu n'ishyamba turazamuka tugeze hano ruguru witonde urebe ukuntu tugiye kugera ahantu ugahita wumirwa ugahita wibaza ukuntu bituriye hano ahantu wakita ko ari nko mu ishyamba. Twarakomeje rero ubwo tugeze hano ubwo duhita dukatamo hagati y'ibi bipangu bibiri by'aba bakire uriya w'imbere n'uwo hino urabona ko ni ishyamba ni ishyamba riri impande yabo nta kindi kintu gihari. Duhita dukatamo hano mo hagati y'ibi bipangu tubonamo agahanda duhita tukamanuka ahangaha turangije kukamanuka ngeze aha hepfo reba aha hepfo ukuntu hameze ntago wamenya ko ariho rwose
twahise dukatira aha turamanuka. Reba do ni amagorofa gusa do, hituriye abantu b'abaherwe gusa, hituriye abantu b'abaherwe. Nubwo ureba begereye mu ishyamba nta muntu uciriritse wapfa kuhatura. Ubwo bivuze ko n'ibibanza byahubwo birahenze bigura aba bakire. Reba duhita tugwa no ku muhanda noneho do kaburimbo, dore amamodoka arimo aracamo. Wabimenya ko ari impande y'umuhanda umeze gutya? Reka da, ntiwanabimenya. Okay, duhita dusanga hantu ni ahantu hituriye abakire gusa. Kumbi koko ni Kigali we, ni Kigali. Abakire b'inaha ko batuye ahantu heza, inyuma hari ahantu heza h'ibiti bimeze neza, nabo biturira hepfo impande yaho. Ni ukuvuga ngo bahumeka akayaga gaturuka mwa bya biti bibegereye. Ubu rero twese tumanuka, urugendo rwacu duhita turufungira hano, ubundi turakomeza twifatira akamoto, duhita twisubirira iyo twari twavuye. Ubwo tuba turatembereye, natwe dukoze ubukerarugendo. Mwana umwe mugiye mwiga gukora ubukerarugendo bw'ahantu namwe mutuye, mureke kujya gukorera ubukerarugendo mu bihugu byo hanze. Ntabwo rwose singahazi i Kigali, ariko nawe twakoreye ubukerarugendo mu buryo nanjye ntari nzi, biba birantunguye, mba nanjye nditahiye ngayo nguko.